Mu karere ka Nyanza umugore yakubise umugabo w'ishoka bapfa amafaranga ibihumbi 2,000. Gatete Eugene w'imyaka 39 ubu urwariye mu bitaro bya HVP Gatagara mu karere ka Nyanza yavuze ko umugore we yamukubise umuhini w'isuka nyuma anamukubita ishoka kubera ko atamuhaye ibihumbi 2,000 byaburaga ku mafaranga yari yakoreye. Uyu mugabo asobanura ko tariki 7 Nzeri 2024 yapatanye ahantu ikiraka cyo guhinga, bumvikana ko bamwishyura ibihumbi 5 ariko bamwishyura ibihumbi 3 bamwizeza ko asigaye azayabona nyuma. Uyu mugabo ngo yahereye umugore we yamuhaye amafaranga yose yahembwe, amubwira ko andi azayamuha nyuma nayo yayahembwe, amukubita umuhini w'isuka. Gatete aragira ati yinjiye mu nzu ansangaho nicaye ndi gutonora igitoki, arambwira ngo kuki wanyinguriye inzu wowe na nyoko mwanyinguriye inzu nkande? Mu gihe ngiye kwisobanura abankubise umuhini w'isuka mu kaboko ngiye kugira ngo mufate nitabare, abankubise undi mba ncitse intege no gutaka birananira. Akajya avuga ati ndakwica ndakwasa, azana ishoka. Ubwo yarakubise agezeho arambiwe amenaho amazi akinga inzara agenda. Ageze ku irembo ku gasozi atangira kwivamo ngo ndamwishe nimujyane muri roji. Abantu bakamubaza ati wishe ndetse? Ati nishe umugabo wanjye nimugende murebe. Uyu mugabo ubu wavunitse akaboko ndetse kugenda bikaba bikimugora, ngo yavanywe mu rugo yataye ubwenge akanguka abona ari kwa muganga. Ati sinzi uburyo bametsemo, nazanzamutse mu masaha ya saa 9 z'ijoro nibwo mbona ndi kumwe n'umusaza, ndamubaza ni aha nageze ni? Aravuga ngo wari wapfuye, baje baguhetse n'umugore wari ukwishe. Abaturage batuye mu mudugudu wa Rukinankwavu wo mu kagari ka Rwesero aho aba bombi bari batuye bahamya ko uyu mugore yagendaga inzira yose avuga ko amaze kwiyicira umugabo, akajya abwira abantu ngo ababishoboye nibamujyane muri morgue cyangwa kwa muganga. Gusa umukuru w'uyu mudugudu Jean Pierre Sibomana ahakana ko umugore wa Gatete yaba yaramukubise ishoka, akavuga ko ari amakimbirane asanzwe yo mu rugo. Ati iby'ishoka ntibyabaye, ni amakimbirane yo mu rugo asanzwe, abantu bagakimbirana, bashobora kuba baratonganye bararwana bisanzwe. Gatete avuga ko kujya kwandikisha impapuro mu mudugudu zisobanura ibyo yakorewe bidashoboka kuko umukuru w'umudugudu ari mwene wabo n'umugore. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Elazime yabwiye Flash FM ko iki kibazo bakimenye ariko umugabo ngo nta hantu yigeze ajya kwivuriza ndetse ngo nta n'ahantu yigeze atanga ikirego. Ati yagiranye amakimbirane n'umugore we, nibyo amukubita umuhini w'isuka mu gatuza, ariko amakuru dufite nuko umugabo nta hantu yigeze ajya kwivuriza cyangwa ngo atange ikirego, n'abantu bamushishikarije gutanga ikirego ariko ntabwo yagitanze. Ibyo by'uko mudugudu atamwandikira, reka tuvuge ko atamwandikiye kubera ko bafitanye isano, ariko se n'akagari kanze kumwandikira. Meya Ntazinda yasabye uyu mugabo kwegera urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha agatanga ikirego kuko nta muntu wakwanga kumwakira. Bivugwa ko uyu mugore yahukanye iwabo aho avuka. Habimana Jean d'Amour mu karere ka Nyanza. Mbibutse gukora subscribe, share ndetse na comment.